Uyu ni Horus, imana y'izuba mu Misiri ahagana mu myaka 3000 mbere ya Yezu. Ni ikimenyetso cy'izuba mu binyabuzima. Ubuzima bwe bushingiye ku merekezo y'izuba mu kirere. Tugendeye ku nyandiko yitwa Hieroglyphe y'Abanyamisiri, dufite ubusobanuro bwimbitse. Urugero, Horus yabayeho mu gihe izuba ryari rifite umwanzi witwa Seti. Seti ni igisobanuro cy'icuraburindi ry'ijoro. Buri gitondo Horus yatsindaga Seti, mu gihe ijoro riguye Seti agatsinda Horus akamwohereza ikuzimu. Ni ingenzi gushimangira interuro ivuga iti urumuri rwatsinze umwijima cyangwa ikibi gitsinda icyiza, kandi ni interuro dusanga mu mateka no mu mico hafi ya yose. Muri make, inkuru ya Horus ni iyi ngiyi. Horus yavutse ku wa 25 Ukuboza, avuka ku isugi y'Izisi Mawe. Ivuka rye ryaherekejwe n'inyenyeri y'Iburasirazuba. Ku ivuka rye aramwa n'abami 3. Ku myaka 12 yari umwarimu w'umuhanga. Ku myaka 30 arabatizwa, atangira rero umurimo we. Horus yari afite intumwa 12 bagendanaga, akora ibitangaza harimo gukiza abarwayi, kugenda ku mazi. Horus kandi bamwitaga amazina nka Urumuri, Ukuri, Ntama w'Imana, Umushumba mwiza n'andi menshi. Nyuma yo kugambanirwa, Horus yarabambwe, arahambwa, nyuma y'iminsi 3 arazuka.